Amazina yanjye nitwa Akram Ishimwe, izina rya Gikristo ni Joshua. Mfite intego n'umuhamagaro wo guhamagara abantu kuza kuri Kristo, kandi cyane cyane aho nakuriye, aho navukiye kandi muri Islam. Maze igihe kinini ntakora engagement namwe tuganira ku byo kwizera, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko igihe cyanjye kirageze kugira ngo ngaruke. Ngiye kugaruka mu buryo budasanzwe cyangwa se butamenyerewe ko nari nsanzwe nkora. Ngiye kujya nkora videos, reactions n'ibindi byose bigaragaza bisemanta yuko imyizerere ya Gikristo byibuze uyu munsi ndimo kandi nzanapfiramo ni imyizerere y'ukuri. So rero uburyo ngiye kujya mbikoramo n'ubu ngubu. Ntabwo nifuza gukora bino bintu mu buryo kugira ngo ntume amarangamutima yanyu abatushe cyane cyangwa se hazemo urwango, hostility idasanzwe hagati yanjye namwe Bayisilamu. Icyo maze kumenya no gusobanukirwa ni uko mufite ibyanditswe byacu murabisoma, ariko mukora interpretation, uburyo bwo kubisobanura mu buryo bugoretse kandi budasobanutse. Ndifuza kujya nkora reactions isubiza ku bibazo muba mufite cyangwa se iburyo mugoramamo ibintu, hanyuma mbigorore by God's help. Saho gusa sinzajya mvuga ku myizerere yanjye, ahubwo ngiye kubereka uburyo yuko iyi myizerere mfite today uyicalenjinze uko byaba bingana kose, it stands, irahagaze, iremye. Hanyuma y'ibyo ngibyo ninkoresha ibyanditswe byanyu, nimvuga ikintu cyanditswe uko mukizera muri Islam, ntimubabare, ntimurakare, ahubwo dukore interactions. Mufite ibintu bigoramye cyane ubwabyo kandi mubyizereramo. Rero iyo mbivuze mba mbizanye to the public, cyangwa se mbizana ahagaragara, habona, kugira ngo tugire interaction. Ndexpectinga cyangwa se ndateganya yuko buri muntu ubona ibyo mvuga kugira aze kuntumira muri comment, mubwire abamenyi banyu, abashumba banyu, batangire dukore interactions. Uko biri ko byanditse niko nzayambisoma, kandi ngiye kuza better than ever. Ngiye kuza na imbaraga nyinshi, kubera yuko maze kubona yuko ntabwo ndi gukora umurimo Imana yampaye, ntabwo ndi kuwukora neza. Ibi tugiye kubikora mu buryo bw'icyubahiro kandi uburyo buri educational. So nakuvuga ngo nituvuga ibyanditswe ni ibyanditswe, interpretation zacu tuzihe basis ituma ishyigikira ibitekerezo turi kuvuga. Nta marangamutima. Wavuga ko Yesu wanjye yagiye kuri toilette, yitumaga, whatever. Ibyo ngibyo ndabyemera kubera ko yari umuntu. At the same time, he is fully God. Nindamuka mvuze yuko uwo mwizera icyitegererezo cyanyu kidasanzwe, uswatun hasanatun Muhammad, uwo nguwo niba ari icyitegererezo cyawe, akaba yararongoye akana k'imyaka 9, ari umusaza w'imyaka 54, again, nta marangamutima, nta kubabara, nta kubirakariramo. Nuvuga indi myizere ukayibakinga ari ibyanditswe, ukavuga iki kintu ntawe kiri sketchy, iki ntabwo gisobanutse neza, I am with you. Tugiye gutangira dutekereze, tugiye gutangira dukora ibiganiro kandi byubahishana nubwo byakabangamira amarangamutima yacu, ariko reka tuzane ukuri ahagaragara. Intego yanjye nyamukuru, ikiruta cyose, nzakora ibiterane bikomeye bihagaze neza, kandi aho muzajya muza mukingaginga, tukagira nka icyo bita square garden, cyangwa se ahantu hazwi, ahantu dushobora gukora evangelism, dushobora gukora tukaganira, waza tukaganira kuri doctrines, kuki bino bintu tubyizera gutya, kuki dukora bino bintu gutya, kandi tubikore mu buryo buri educational. Ndashaka gutuma abantu, niba wizera, izera by'ukuri, kwese kuki ubundi ufite iyo myizerere, let's talk. Reka tuba abantu bashaka gusobanukirwa kandi bashaka kwiga, kandi again mu mahoro.